Aha, kongeye kubasuhuza kandi tubifuriza ishya n'ihirwe, mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukunda kandi mudukurikirana umunsi ku munsi. Turabasuhuje abari mu Rwanda, abari mu ntara y'Amajyepfo, abari mu Majyaruguru, abari iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, ndetse tutibagiwe namwe muherereye mu ntara ya gatandatu, ariyo ntara dukunda kwita intara ya diaspora. Mwebwe mwese rero tubahaye ikaze kuri channel yacu kandi kuri channel yanyu. Kubagira ntacyo twabanganya, mumaze kuturutira magana, muri imfura z'i Rwanda, tunejejwe namwe. Rero ndi kumwe na mugenzi wanjye nk'uko bisanzwe. Yewe witwa nde hano? Karibresi, ndagushuje kandi nawe nguhaye ikaze. Ndagushuje nawe. Karibresi, umeze neza? Meze neza cyane. I Kigali murakomeye? Turi amahoro, turakomeye cyane. Ariko ngo amazu y'i Kigali ngo arahendara? Ihorere cyane, ihorere. Amazu arahenze. Kabumvuze Kigali ndibuka. Ndagira ngo twibukiranye gatoya, hari abantu bari muri Kigali ariko uyu munsi wa none bakaba barageze i Kigali bakibagirwa ahantu baturutse. Ni ikosa rikomeye cyane. Bakibagirwa ahantu bageze gute? Baturutse we. Nimba harimo abantu benshi batuye mu mujyi wa Kigali nka 90%, ushobora gusanga mu kuza i Kigali byaragoranye. Bitagora umuntu wese waturutse mu ntara, aho twita mu ntara, byaragoranye, tujye tureka kubeshya. Noneho hari abaje ku modoka akaza yanacitse iwabo atanababwiye ahantu agiye, akurira ku ikamyo. Bo hari abandi bibye amafaranga, bamaze kwiba amafaranga babona tike ibageza, abo nibo bishe ibageze i Kigali. Hari abandi baje bene bo bababwiye ngo nibaze babaha akazi, bagera i Kigali bakabahinduka. Hari abandi byagenze gute? Vuga nawe. Hari n'abandi bakoreye utwo dufaranga bigoranye, bazira ku itike gusa. Nta kindi kintu. Ibageza hehe? Muri gare ya mbere ugera mugeze i Kigali. Icyo nta kibazo, shaka ikindi kintu uvuga. Hari abandi byagenze gutera, turimo turavuga abantu baje i Kigali bigoranye, ariko bamara kugera i Kigali rimwe na rimwe bakibagirwa ahantu bageze gute, baturutse. Nta kindi rero cyatuzanye, twazanywe no kubabwira ngo aha i Kigali nubwo duhari ariko hari ahandi twagize gute, twaturutse. Umva ikindi kintu gerutse kumbabaza. Berutse ni mucuti wanjye wanganirije, ambwira umwana w'umukobwa yari arimo nk'ubuhamya. Ambwira umwana w'umukobwa yaje i Kigali bigoranye ku rwego rwo hejuru. Amaze kugera i Kigali agwa mu muryango cyangwa se ashyika mu muryango, bamarana hafi umwaka, yari umukozi wo mu rugo. Birangije biza kumubera amahire, wa muryango bakajya bamubaza, ese kubera iki kuri none hagera ntujye mu rugo, biba byagenze gute? Njyewe ndi imfubyi, nta mama ngira, nta papa ngira, famiye yanjye yose kubera ibihe byatambutse namwe muzi, jenoside yaraje irabatwara bose bararangira. Baravuga wibabara. Uhereye none ntukiri umukozi, tukwakiriye nk'umwana, nawe ujya mu bandi. Biramubwira aba umwana, ejo cyangwa hashize igihe aza kubona sheri. Maze kubona sheri aramubwira ati, sheri rero nubwo tugiye kubana, uranjye ndi imfubyi, nta mama nta papa, bariya nubwo bandera ariko bandera nk'umwana wabo kuko nababwiye ko ndi imfubyi. Umuhungu barakundanye birahinze, bategura ubukwe. Urumva ni umubyeyi w'umukire hano i Kigali, abayeho neza, bafite amamodoka, kumva nyine ari umwana waho yumva atewe ishema nabyo. Akajya avuga ati, mbega uburyohe bwo kuba muri Kigali uri umwana waho. Urumva bamuhaga buri kimwe cyose, bajya no kumurihira imyuga, ariga, ubuzima buratungana. Ariko yibagirwa handi yagize gute, yaturutse. N'umukecuru wiwe akiriho, ariko arahakana, aravuga ati oya, afite n'abavandimwe, nta n'ikintu bamuhemukiyeho. Oya, abavandimwe ntabwo yari nasobanukiwe nimba yari abafite, ariko yari afite ababyeyi, umusaza n'umukecuru. Ariko asa nkaho nta hantu na hamwe agize gute abazi. Sasa nyuma gatoya, amaze kubona sheri, bateguye ubukwe, biratunganye,
umuhungu azi ko umukobwa agiye kurongora ari imfubyi, amwemereye ko azamubera umubyeyi, azamubera byose, nta kibazo, ibyo nta kintu byari bitwaye. Kumva ubukwe rero burabaye, bumaze kuba, hari abantu rero bazi kugira inkuru barayivudukisha bayishyira wa mukecuru mama we, baramubwira bati reka mwite umukobwa, reka mwite Kansirida. Umuntu waba uzi ko yitwa Kansirida utubabarire, batubabarire, ni urugero twatangaga, ni urugero pe, twebwe turimo turiganirira. Uwo mukobwa twamwise Kansirida nk'uko mama twamwita Bujeni, ariko siwe bose witwa Kansirida utubabarire, ni izina mpimbano twihimbiye. Baravuduka babibwira Daforoza nyina wa Kansirida. Bamaze kubimubwira umukecuru ati umwana wanjye agiye kurongorwa, bahita bamuzanira invitation bamwereka naho ubukwe buzabera. Umukecuru ku munsi w'ubukwe aravuga ati sha, ntiyanyeretse ko ntacyo ndicyo, nanjye ngiye kumugaragaza njyewe Daforoza niko yagize umusingakazi, ngiye ko ndaje mwereke ko nyiriho, nubwo namaze kumenya yuko umuryango uhagarariwe na runaka, njyewe ndiho. Wamwihutisha amagambo rero, anamwemera ko azamufasha, akamwereka naho ubukwe buzabera. Yego, hari abantu bazi kujyana inkuru, akayivana nkanga, akayivudukana, akayijyana mu ntara. Tekereza ko umuntu ugira amagambo, umva nkubwire Karibre, tekereza ko umuntu ugira amagambo ashobora kwemera akava hano agatega akajya Ikibungo, ari inkuru agiye kuvuga gusa, imbarirano. Kandi wa mukobwa wa Kansirida wari ubizi, bamuteye inda, yajyaga avanga abakobwa be, uri kumva, akemera inkuru akayivana, akayitegera muri Kigali, akayijyana mu ntara. Undi nawe rero niko byagenze, yamwemera ko azanamuzana, akamujyana ahantu ubukwe bwabereye. Ntabwo turi buhavuge kugira ngo henda tutaza kugira benshi dukomeretsa, ariko iyo nkuru benshi barayizi. Yego, byabereye mu mujyi wa Kigali. Wa mukecuru bamaze kumuzana, isaba ryatangiye, bageze mu gihe cyo gutanga impano, bagiye guhamagara mama w'umwana, mama wa Kansirida. Yego, wa mukecuru aturuka nk'ariya ati avuga Igifaransa, iwacu nta muntu ujya uhabwa impano y'umubyeyi, uwo mubyeyi akiriho, iyo mpano